bambwiye ko ari Kate Bashabe bambwiye ni Kate ntabwo turamenya ibintu by'imodoka ye cyane, ntabwo turamenya ibintu by'imodoka za Kate tuzi inzu uriya niwe mu bayoboye abandi bababeshya. ariko umukobwa wanjye Shadibu umukobwa wa Shadibu ni umuntu byahombeye, niwe urangiye nta kintu kizima afashe. Shadibu nzamugurira igare, Shadibu akohereza amafaranga Asedu uremera ko umuntu bita Shadibu iyo yitwara neza ari umuntu uyoboye no mihanda yose? Shadibu igana cyo kinywa inzoga nyinshi ukagisanga ku burayivu, ukagisanga apu. Ariko umukobwa wa Christelle uri kumwihunza kandi naye akabaye afite amafaranga. Igenda kuri page ya Christelle ni upcoming. Ntabwo ari upcoming, yatangiye kubikora kera cyane. Muzi guta Christelle afite imyaka 26, bari abagore bafite imyaka za 33 n'ine. Ariko Mutesi Jolly afite ingahe? Mutesi Jolly nawe ari aho ngaho muri za 32 gutyo tu ndibaza. Nyine Christelle, uzuko Christelle yatanze Mutesi Jolly muri bino bintu. Mbabarira. Nise sibyo? Mutesi Jolly aba Miss Christelle under age yatarakura ni turu nimwe. Niko following your page yo Kate Bashabe mu following wambwa following Kate Bashabe namutayeho ako se nk'ubu ngubu muba mwarabaye iki? Je no following Christelle ndabizi ko utaba following. Nge urumva na Christelle nyine nta kintu kizima regara akora. Hariya niho hava amakuru. Ubundi ibi bintu mba ngomba kubigisha. Ubundi aba bantu bose baba public figure ni abantu bakora amakuru. Ni ukuvuga ko wowe nk'umuntu uba utanga ibi bintu ugomba kuba buri muntu wese umufollowinga akantu kamubaho kambere ni wowe ubanza kukamera ko bakuzanira page ye n'icyo. Ariko barambwiye ngo mbere yuko biza ngo bibanza guca Snapchat kandi nadumba nta rubuga n'umwe adakoresha muri iki gihugu. Oya babanza kubikubita, babikubita Snapchat, ariko kuri Snapchat babikubitaho mu buryo butari full. So nubimenya neza kereka nyine uzi Snapchat n'ibya bintu banza gutekerezaho gakiri you know. So rero ukurikira aba bantu nka cyari yakuru cyaramburotse je niyo mpamvu manimo ndakibagaburira ntugire hari impamvu. Abwo mufite icyo mwapfuye ntago yakuboroka gutyo gusa. Ngo se ngewe napfiki n'umuntu mane twapfuye ko yamburotse. Oya ntago byaba ari ibyo gusa uwamujombye umunwa wawe ujye uramukubita. Negerega n'igifura ntabwo nk'ubu ngubu kiba cyabuze ukuntu gishora nko kunera. Erega n'umwana w'umutesi utamenyera ibintu by'imihanda. Umutesi ahubwo se ari umukanya mihanda usha hari yakuru uramuzi. Hari yakuru ariko hari yakuru. Uzi ko ari yakuru akora ama live nkamwe ya Jackie. Live ameze gute? Akaza gakura live agatukana kavuga ubuntu gutijyana akayagatuka. Ari yakuru uramuzi uravuga ngo ari yakuru ngo n'umwana w'umutesi. Ari yakuru ni kanyamihanda wa mbere. Aba yatazi no kuvuga neza ijwi niriva mu kanwa. Ari yakuru zindi mavuga. Ariko nubwo ahereka rumurwanyura umufanura bukunda. Oya ndagikunda rega ngiye ntabwo njya nkuvugaho ntagukunda. Iyo ntagukunda si nkuvugaho nge se mba nkuvugaho nkandi. Erega yakuru n'umunyabwenge. Ari yakuru n'umunyabwenge man. Uzi ari yakuru connection uzikona yiringa kuri connection ura mukobwa ararenze Oya reka nkubwire rero ikintu kimwe sibyo. Umuntu uwo ari we wese nubwo tuba turimo turakora showbiz n'iki ariko umuntu uwo ari we wese ashobora niyo waba wigurisha. Ega abakobwa bose baragurisha, bose abakobwa benshi baragurisha. Hari umukobwa ugurisha akazajya ngo mu mafaranga akagurisha 200 agasaba utuntu tw'amadolari 200 akagura aho ngaho akagira iki n'iki ari aho ngaho. Ugasanga umukobwa urimo uragurisha ariko buri ubwo ugiye kugitanga utwara amada. Urumva inda zikagiza amezi 5 ukazikuramo ubuzi uzagurisha ryari ukagaininga weight ukabura amafaranga ukaguyeho depression zikagukubita. Ntabwo ari umukobwa amenya ukuntu none se uragira ngo bibona bagenda kubishirishaho bashaka iki.
ari akora mu bambere bashirisheho ikibuno cyanuza sajeri bakuze sajeri za mbere buri ikibuno bagishiraho kugira ngo base neza amavuta meza ari yakuru yavuye from dark to light ari yakuru mbere yasaga nka kita ubasa nkanje ako do asa nawe gute ni ikibazo cya utangira ibintu ari neza ariko bikarangira uzanye mu kwiyemera ari yakuru yasaga nka kita mbere urumva yirabura bro noneho ari yakuru ubonye uruhu rwe afite uruhu nk'urwanjye bro urumva ari yakuru urumva ikibuno ari yakuru yari afite urubaho maniga ariko uri kubivuga ukirengagiza mabuja wawe Mutesi Jolly byose mbanza kumugeraho Mutesi Jolly mbanza kumugeraho ariko Mutesi ntabwo ari mabuja wanjye mani ntabwo Mutesi Jolly ni ibiki ahubwo umuntu wavuga ko nikundira cyane ni Isimbi Modo urumva Isimbi Modo namukunda cyane kubera buriya Isimbi hari ukuntu cyarimo nk'igite singikunda hari ukuntu kizi turavibinga nyine ndavibe ari n'umuntu tuvibinga cyane ngiye ntabwo ari ibintu byiza abantu bajya bavuga ngo Isimbi ngo baranyishura ya nafaranga wabona wakwishura Dumba man abantu baragerageje bako Kigali baragerageje kunyishura amafaranga ntabwo wayabona amafaranga ikinwa cyanjye kiranuka ndavuga nkunduruga gambo ndakubagana I know what you call